ndatangira neguzi iwacu ndababwira ati ninza mfite umurenge wacu ati nta kibazo cyane ko yabizi ko tunakundana ntabwo nyine batunguwe nanjye ubwo nditegura mbwira inshuti zanjye nabo twakoranaga hariya ndababwira ati ngiye gutaha mu Rwanda njye kwishakira umugabo gusa tukiri muri izo process zo kuza tukabana yarambwiye ati Rochelle urabona tugiye kubana iyi nzu yanjye ni inzu isanzwe niba ufite amafaranga nta kuntu wazana amafaranga hano hantu tukavugurura tukaba twasiga amarange tugahindura plafond tugashyiramo amakaro mbese nyine ikaba inzu nziza y'umuntu w'umugeni turavuga umugani n'ubundi abantu bazaduseka ngo se nk'uriya bakoze umurenge ni abakwe bakoze bagiye no gutaha ahantu habi undi icyo nabonye twe nyine abakobwa iyo umukobwa yagukunze pe nubwo bavuga ngo abakobwa nta rukundo bagira iyo umukobwa yagukunze nta kintu atakora ntago nabyitayeho kuba naravuze ngo ngiye kwiyubakishiriza inzu bisa nko kwiyubakishiriza ariko ndavuga yateye intambwe we iyo nzara yifite hari n'abandi bahungu batagira inzu benshi muri Kigali ariko wari afite inzu kubera iki ngiye ntafata amafaranga ngo tuyivugurure mu ruhare rwawe yego cyane ko yari yambwiye ko iby'umurenge ari we uzabyitaho numva nawe nyine yari afite inshingano turaganira nk'umuntu twumvikanaga duhuriza hagati so nari mfite konte ndatangira mvana amafaranga ndamwohereza ndamubwira atangira uhindure plafond ushyiramo agaplafond keza ahindura amarange ashyiramo amakaro inzara yikora umunsi kundi akanyohereza ifoto abakozi bakoze ibi amakaro bigeze aha ndamubwira nta kibazo inzara yikora pe iranakoreka bigenda neza ndishima nyine nkajya numva ahubwo iminsi yo kuza yaranindi ngo utahe mu nzu yawe ndashyushye koko noneho twe twanye gahunda y'uko urumva nka shiri wanjye ni umuntu wa mbere wagomba kuza kumfata ku kibuga cy'indege uzansanga kuri airport ngo ufite ama surprise gusa nyine urumva we yabaga nari mazi nyine uko najyaga njyayo akihaba bisanzwe tutarahakora ndagenda ndakomanga maze gukomanga haza umugore arafungura ariko nkabona n'umugore nyine utwite wambaye ikanzu yo mu rugo byiza runaka arahari ngo sherise ngo ni karibu mu nzu ngo shira ari muri douche cyangwa ndibe ko atenge wacanganye icywe ngajya mu rugo rw'abandi ndibo sheri wiwe aze ndibe niba ari we nshaka cyangwa atari we ndambwiye no sase wo kwa runaka avuga ati ngo ni ibyo byose namubwiye ati dufite umushyitsi muri saro ngiye kubona mbona nyamungaraje byarenze ubwenge bwanjye ndihanagura ndamubwira ati cyakoze icyo nibuka namusubije navuze ijambo rimwe nuko ngiye namaze igihe kinini hafi nk'amezi nk'atandatu ndi mu nzu na hano na hamwe nshobora kujya byangora kongera kumva ko mu mutwe wanjye umugabo ko ari umwana wundi kongera gushyira umugabo mu mutwe uvi inkuru yanjye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze by'umweko muri ubu buzima twizere ko mumeze neza mu rusa atandukanye ibyo mukora byose ibyo murimo byose ni ukuri tubifurije iterambere nicyo kintu nifuriza buri muntu wese udutega amatwi iterambere ko ryacu ni uguhozaho hari umuntu nemo ndabibwira uri kumwe na Beni tugiye kuganira muri kano kanya consistency guhozaho ntucike intege birashoboka ko igihe ugiye gucika intege aricyo gihe cyo gutangira sibyo bahati igihe cyo gucika intege birashoboka ko aribwo ugiye gusarura so ibaze ucitse intege ugeze ahantu wari ugeze ho gusarura cyangwa ho koroherwa n'ubuzima never give up wicika intege ubuzima burya ni uguhora duhangana ntabwo ari ukuryama gusa ngo dore twiryame twumve ko agatotsi karyohereye ka mu gitondo no hari igihe ugomba kukiyambura ukavuga ngo ngomba gushaka cakura ngomba gushaka ukombaho icyo kurya ikimesha ishema ikimesha agaciro ndi kumwe n'uyu mujene kazi n'uyu mukobwa turi kumwe mu myambarire yatangiye she's a superstar ku rukweto rwiza nemeye cyane ndabeshya Beni urakoze cyane yego
tugaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye yitwa Benita Beni aka Beni. Beni, tugaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze kunyakira, nishimiye kubana nawe. Uranasa neza cyane. Merci. Yego. Amakuru y'imisi nako amakuru no kuvuga ngo imisi. Amakuru ni meza buri ndaho ndashima Imana. Urashima Imana. Niki gituma ushima Imana cyane ukavuga uti Mana warakoze, bitari bya byo kuvuga nyine ngo ndashima Imana gusa? Okay, ikintu gituma nshima Imana cyane nuko iyo utekereje aho wavuye cyangwa aho wahoze ukareba n'uyu munsi aho uri n'ahantu ugeze no kuba ndabasha kwicara ngaha nari wa muntu witinya utagira n'umbwira ibindi ku mutima, niryo nishimye. Wari umuntu witinya? Kubera iki? Abantu benshi bibabaho, situ noneho abana b'Abanyarwanda. Okay, hari igihe uba ufite byinshi byo kuvuga ariko ukumva wabuze aho ubihera, ukumva niyo wabivuga nta wagutega amatwi, ukumva nta n'icyo byahindura, ukisuzugura, ugahitamo kwicecekera. Rero iyo icyo gihe ukirenze ugafunguka ushima Imana, kuko biragora kubika umutima. Gute witinya nta confidence? Naga rumva ari ibintu bindemereye cyane bindemereye, kubera ko niba ikintu kibaho kibabaza no kuba wumva ari ikintu wakabaye uvuga ariko ntubone ukibwira, ntubone n'uburyo ukivugamo. Ni nahandi wiga muri class kuva ntabwo atera gatoki, cyafata ingono gatinya gutera ngo miticha kumva ufite ikintu cyo kuvuga, cyo kuvuga ngo ubuse nimbivuga ntabwo bari bunseke nshobora kubyica. Umushapo yabivuga kumva bivuze byendo ugomba kandi nabitekerezaga akabari kuvuga cyane. Confidence rero iryo haguti iyo wamaze kwigira, kwizera, kumva none ushobora kuba wavuga. Ubwo buzima buraryoha cyane kubera ko uba wumva ko ushoboye, ukigirira icyizere, kandi iyo ugize icyizere ugasora ibikurimo, hari benshi byubaka. Hari igihe uvuga nk'ikintu hari undi muntu uri kunyura mu buzima nk'ubwo urimo cyangwa wari urimo, bigatuma nawe yumva akomeye agasubizwamo imbaraga. Ni iyihe mbarutso, mu cyongereza bita trigger, ni iyihe mbarutso yatumye uvuga utereka nanjye niyizere? Okay, ari igihe uca mu bintu noneho bikarenga ubwonko bwawe n'ubwenge bwawe, noneho bikagera ku kigero nyine wumva ukeneye abantu, noneho icyo gihe ugeze muri ba bantu ukabona koko uri kumwe n'abantu bakwishimira, baguhaye umwanya, ugenda ubohoka ugafunguka. Nyine niyo mbarutse nakoresheje, kubona abantu nkabakira bakanyakira, nkabagirira icyizere, noneho nkabohoka, nkababwira uko niyumva, nkababwira ikindi ku mutima. Niyo mbarutso yaturutsemo icyizere. Uyu munsi Bahati Nazarita yerekana ko wambaye umupira wanditseho filime Amahano series. Yes, Amahano series. African Continent 54. Yes. Yego, ni channel yitwa gutyo. African Continent 54. Yego, abantu banagiye banayisearching cyane. Nukuri nibaze kumbwira ngo nta muntu wigeze uva kuri ino channel ngo ajye kuri channel yitwa African Continent 54. African Continent 54. Ubundi rwose tuze kureba filime iriho yitwa Amahitamo series. Amahano series. Amahano series, kugira ngo murebe nyine uyu mukobwa ahakina. Ariko nakomeje kwita umukobwa, hasanga uri n'umugore. Ntabwo yibeshye ndi umukobwa. Ntabwo nibeshye. Beni, tujye kuganira. Filime turaza kwita tuyigarukaho mu kanya, tuvuge ku buzima waciyemo, ku byo waciyemo. Yego, nta kibazo. Yego. Ufite inkuru nawe y'ubuzima, wari uri hanze y'u Rwanda. Yego. Ibintu bikubaho mu buryo utigeze utegura. Soje rero naje kugirwa ubuntu, mbona opportunity yo kujya kubikora Dubai. Kubera ko hano mu Rwanda nyine hajyaho izo opportunity ukabona akazi Dubai, aba ari amahirwe ko bahemba neza. Yego. So naje kugenda, maze kugenda, ariko mbere yuko ngenda nari mfite umusore twakundanaga hano mu Rwanda, twakundanye nyiri umunyeshuri imyaka 2. Ubwo twari tumaranye imyaka 2. Tuza kwiga, turakomeza turakundana, mbandagiye ariko tumaranye imyaka 2. Ngera hariya umusore dukomeza kuvugana umunsi ku wundi, video call, mbese nyine tuvugana pe. Nta kibazo na kimwe dufitanye dukundana. So urumva we yakoraga ibintu by'ubukanishi.
hembwa nanjye mpembwa ariko ngiye hariya nahembwaga menshi kumurusha kubera ko hariya ibintu by'amakawa aba ari amafaranga menshi gusa yari afite inzu ariko iyo nzu yarayihawe n'iwabo iyi niyo yabagamo n'ubundi mu buzima busanzwe ko ari inzu iri aho ngaho isanzwe ndangije rero ndagenda akora umusore dukomeza gukundana akajya ambwira ati sheri rero mfite igitekerezo kubona ugiye kumara umwaka hafi ibiri aho ngaho wazaje aho uziye tukata twibanira kubona tuzatumuranye imyaka myinshi niko niyo kumara umwaka umwe n'igice wazaje tukata twibanira nyine ntiwongere kugaruka aho ngaho mu mahanga ko n'ubundi dukundanye igihe kandi tuziranye ndamubwira ati icyo gitekerezo nicyo nta kibazo ndabishima nyine kuko ubundi akenshi iyo umukobwa asoje kwiga diplome ya mbere aba ari amashuri ya kabiri aba ari umugabo kandi nyine nanamukundaga pe nawe ankunda nuko umusore nyine ndabyemera arambwira ati rosheri nyine igihe cyo kuza cyari kigiye kugera urumva twarakomeje turakundana pe nta kibazo ndamubwira rero ngiye kontra yanjye igiye kurangira ahangaha ngiye gutaha kuko ariyo kontra irangiye urataha n'ahandi no kuba ubufite ndamubwira okay rero ngiye gutaha hanze gahunda irakomeje tuzabana ariko twumvikana yuko tuzakora umurenge turavuga ati okay nta mafaranga dufite yo gukora ubukwe ahagije turiko dushobora gukora umurenge mwiza tugatumira abantu nyuma y'umurenge tukiyakira kuri hoteli abantu bakarya bakanywa ibintu bikagenda neza ndatangira neguza iwacu ndababwira ati ninza mfite umurenge wacu ati nta kibazo cyane ko yabizi ko tunakundana ntabwo nyine batunguwe nanjye ubwo nditegura mbwira inshuti zanjye nabo twakoranaga hariya ndababwira ati ngiye gutaha mu Rwanda ngiye kwishakira umugabo gusa tukiri muri izo process zo kuza tukabana yarambwira ati Rochelle urabona tugiye kubana iyi nzu yanjye ni inzu isanzwe niba ufite amafaranga nta kuntu wazana amafaranga hano hantu tukavugurura tukaba twasiga amarange tugahindura plafond tugashyiramo amakaro mbese nyine ikaba inzu nziza y'umuntu w'umugeni turavuga umugani n'ubundi abantu bazaduseka ngo se nk'uriya bakoze umurenge ni abakwe bakoze bagiye no gutaha ahantu habi undi icyo nabonye twe nyine abakobwa iyo umukobwa yagukunze pe nubwo bavuga ngo abakobwa nta rukundo bagira iyo umukobwa yagukunze nta kintu atakora ntabwo nabyitayeho kuba naravuze ngo ngiye kwiyubakishiriza inzu bisa nko kwiyubakishiriza ariko ndavuga yateye intambwe we iyo nzara ayifite hari n'abandi bahungu batagira inzu benshi muri Kigali ariko wari afite inzu kubera iki ngiye ntafata amafaranga ngo tuyivugurure mu ruhare rwawe yego cyane ko yari yambwiye ko iby'umurenge ari we uzabyitaho numva nawe nyine yari afite inshingano turaganira nk'umuntu twumvikanaga duhuriza hagati so nari mfite konte ndatangira mvana amafaranga ndamwohereza ndamubwira atangira uhindure plafond ushyiremo agaparafo keza ahindura amarange ashyiramo amakaro inzara yikora umunsi kundi akanyohereza ifoto abakozi bakoze ibi amakaro bigeze aha ndamubwira nta kibazo inzara yikora pe iranakoreka bigenda neza ndishima nyine nkajya numva ahubwo iminsi yo kuza yaranindi ngo utahe mu nzu yawe ndashyushye koko igihe kiragera n'ubundi dore ko iminsi ari imitindi ntabwo itinda kugera igihe kiragera ndataha noneho twe twanye gahunda y'uko urumva nka sheri wanjye niyo muntu wa mbere wagomba kuza kumfata ku kibuga cy'indege nanamuhamagaye ndamubwira sheri uraza kumfata ati nta kibazo wowe uzansanga kuri airport ngo ufite ama surprise indabo nawe urabyumva umuhungu ndaje gusa ndi mu ndege ntabwo twavuganye ndavuga wasanga nyine wenda network cyangwa atari online gusa cyangwa ari kugira ngo re surprise njagaraze mu mutwe ngiye kubona mbona araje utawiteguye surprise birumvikana nshane nayiteguye ndi kubona natinze kugera mu Rwanda pe ngera ku kibuga cy'indege maze kuhagera nakiriwe n'abantu biwacu ndavuga ati nyine wenda buriya wasanga nawe ari nko kundeba cyangwa ari hano hafi nkomeza kuzengurutsa amaso mbona ntabwo ndi kumubona mfata telefone ndamuhamagara mfata telefone nayiriho nshana kubeshye natangiye kumva nyine umutima ukutse ndavuga ati ko buriya yagize akazi kenshi cyane ko ibintu by'abakanishi
hari igihe wenda yabapanze kuza imodoka ikaba yagize ikibazo akayisubiramo nyine bikanga yego sinabigira impamvu akunumva birambabaje nyine urabizi n'abakobwa dufite ukuntu tubabazwa n'utuntu tworoheje byarambabaje ukuntu namwiteguye nishizemo nyikebuze kunyakira tugahoberana pe naye namukumbuye I know byarandenze ndababara cyane ako nyine nanone nshima Imana ko nageze iwacu amahoro ndataha nari naniwe pe nari naniwe buriya hariya niba ari ikintu nyine abantu batazi muri iki gihugu iyo nyine iki gihugu cyacu ntabwo dukora amasaha menshi nubwo tuvunika cyane ariko muri biriya bihugu tuba twagiyemo nko gushaka amafaranga wifuza kuryama bakorera amafaranga menshi urayabona ariko uba wayakoreye pe uba wayakoreye ibi ngibi ngo inzara ngiki iyo urarana ngo inzara zimera ntabwo zamera intoki zawe zirakora zigakora n'umusatsi ntabwo uva huye noneho wari ufite impamvu yo gukora cyane ubu uri gukora cyane noneho ko njye nifitiye impamvu mvuga ati ngomba gukorera amafaranga nkagira ibintu nkora nkishakira umugabo nkagira urugo rwiza yewe navuye yaranashopinze n'amakanzu oya kuri pere nashopinze amakanzu Dubai amakanzu agura makeya n'amakanzu yo mu rugo y'abamama bita madira n'amajuba nyine yandi afite imyitero hari ababiri kugura makeya nari nabiguze numva nyine ngiye kujya nyambara nk'abamama mushima Imana so ubwo rero tukiraho ngaho ubwo rero ni kubwira ukuntu wariya nyine amafaranga wayakoreye ku buryo iyo ugeze mu Rwanda ushobora kuryama ukwezi kose noneho nk'abantu dukora ibintu by'amakawa warahagararaga kuva mu gitondo kugeza nijoro uhagaze nta mubarista wemerewe kwicara urahagarara ugakora noneho nyine mva nta mitete uba ufite nta bene wanyu nta boss ntabwo ari umunyarwanda ngakwitayeho niyewe nta n'umukiriya w'umunyarwanda uba ufite ntabwo bibareba urakora koko mbese amafaranga pe uyabona wiheshya kuya ku buryo buri muntu uri hariya akwimye amafaranga ntuzababare kuko aba yayakoreye aba yamuvunitse niyo cyaba igiceri cy'ijana biragoye kugihereza umuntu gutyo gusa ariko nyine yari umuntu ukunda wabikora wowe urayiyambura uravuga uti yego narayiyambuye ariko numvaga ko nyine ngiye gukora ibintu nyine byanjye numvaga ari ibyanjye ntacyo bivuze ni ibyanjye ndangije ngira tuva ku kibuga cy'indege turataha mu rugo ariko ndavuga ndananiwe mu rugo baje kumfata ntago ndi bite mbasiga ngo ngiye kureba umuhungu reka tugere mu rugo cyane ko ninaniriwe ryame nduke araza gushyira telefone amvugishe wenda aze kundeba mu rugo cyangwa dupange tubonane ndatera mu rugo ndoga ndiryamira kera kabaye nka nijoro ndicura mbona na miseti koruye mbonye ndavuga se uyu muntu bite telefone ye yavuyeho arabizi neza ko nageze mu Rwanda habe no kumamagara ngizemo no kwikanga yaba yapfuye urumva nta bindi tutekereza yapfuye tutarakora ubukwe agiye gute njye nibyo netse mvuga ati umvaga nta kindi cyabatandukanye nta kintu umvaga gifite kuduhagarika kuko twarakundanaga pe kuko ntabwo numva ko kugira umuntu icyizere ukamuhereza amafaranga buriya abakobwa niyo cyaba igiceri cy'ijana cy'umukobwa kuko gashobora kuba afite 1,000 kuri telefone ukishyura bili niyo washaka kwishyura 5 akatabyishyura akakureba akakwihorera umukobwa ari yakurusha amafaranga kenshi arakwihorera akaba ari wowe ugura akaba ari wishyura byose rero iyo ugeze ku gihe cyo kuba warekura amafaranga yawe ku muhungu nyine uba wamaze ngiye numvaga ndi gukorera urugo rwanjye nkabifata nk'aho nyine n'ubundi narashatse nagenda harangakorera urugo rwanjye numvaga newe ishema no kugira inzu isa neza ku buryo abazansura bazabona ko niyo ahantu heza utazarinyuzamo ijisho so ndaryama maze kuryama ubwo nijoro nibwo nicuye nkabona ntabwo yamamagaye ndavuga burije reka mbyihorere ejo mu gitondo nzajya ku kazi ke oya ntabwo mvuga ko nagiye ku kazi nzajya mu rugo ninsanga yagiye ku kazi musangiye ku kazi kuko anakorera nyine nari mazi ndavuga nta kibazo ndiryamira mu gitondo nka saa 4 numva yuko nicuye ndoga mu cyayi ndagenda gusa nyine urumva we yabaga nari mazi nyine uko najyaga njyayo akihaba bisanzwe tutarakora ndagenda ndakomanga maze gukomanga haza umugore arafungura
ariko nkabona umugore nyine utwite wambaye ikanzu yo mu rugo ndavuga ati buno ni bene wabo si bene wabo nazi ati wasanga wenda barubatse indi nzu mu gikari ari n'umuturanyi sinabitindaho nyine numvaga ko bari ibintu bisanzwe ndamusuza bite se ni byiza runaka arahari ngo sheri se ngo ni karibu mu nzu ngo sheri ari muri douche ndavuga ati wasanga barimutse wasanga yarimutse wenda akaba atarambwiye ari surprise kanjewe ngende nicare cyangwa ndibe ko atenge wacanganye ikiwe ngajya mu rugo rw'abandi yego ndibo sheri wiwe aze ndebe niba ari we nshaka cyangwa atari we ndavuga ati nshaka kuba nibeshye ndavuga okay nta kibazo ndambwiye no sasi wo kwa runaka avuga ati ngo niho none ako sinabaza ibintu byinshi ndavuga ati okay kanicara ibindi ndabimenya nyuma ndicara kwa kundi ni nko kureba filime nyine utegereje kureba finale nahise numva nangiye kureba seripe ndicara ati siko tutakumenye avuga ati ntago munsi ariko umugabo waranze niba koko wambwira umugabo wawe waranze ubwo arakumpresenta okay nta kibazo umugore yicara nicara hano ndategereza ati reka nze mubwire yinjira mu cyumba ati sheri hari ubwo ne sinzi byamubwiye byo byose yaramubwiye ati dufite umushyitsi muri saro ngiye kubona mbona nyamungaraje akeneye n'isume ko kavuye muri dushe kuko ndi umuntu akenyereye isume hasi ngo beni biti ndamubwira ni byiza noneho ikintu gitangaje urumva nari nicaye yaraje amubera n'ubundi yicaye nye ntaro kunsuza nakugaragaza ko atunguye nta kintu yitayo kuko wahobera umushyitsi ni karibu ndavuga merci aricara nanjye ndicara gusa no wayibukaga ndavuga nayibukaga nahiberwa se gute gusha ngo yaciye migero mva gutakiyibuka ndavuga ati nyagasani ni akubera umunyamahanga ako kana natangiye kuvuga ati kanizere kibiro ndi kubona atari ibyanyabyo nyine byarandenze shaka nze nywa amazi no muri neri cyaka yewe niko ni hatari yego bo ntacyo nakoze naricaye maze kwicara ndamureba turarebana arambwira ngo sheri not sheri ngo sheri ngo twakira umushyitsi ngo kutamwakiriye umugore ati se sheri ni kwakira umuntu nazi uyu muntu ninde tewe ni inshuti yanjye urumva ni inshuti yanjye ni inshuti no mu rugo we ntabwo wamumenya nibagiwe kubwira kubera ko uyu nguyu yabaga hanze ntabwo yabaye mu Rwanda cyane nibwo akiza gusa ni inshuti ya famiye muribwirana muramenyana Jera yavuze ibyo bintu numva icyokere kiramanutse kiva mu mutwe kigera mu birenge numva inkweto ziratose nataya ntabwo bishoboka kandi umuntu avuga ibintu bikakurenga ukumva ubuze n'ikintu uvuga ukumva ubuze n'ijambo urenzaho ni nka kwa kundi umuntu akubeshyera ukabura no kwisobanura no kwiregura neza ugahagarara ikintu kikaguhama yavuze ibyo bintu njyewe ubwanjye ndamureba mbura icyo mvuga sinanavuga ngo urabeshya oya naracecetse ngaho gusa tukwakiriza iki ndamureba ubwo yese amubwira ngo shiri ngomero kanywa fanta ngo genda ariyo uzana yego ndaceceka njye nari numiwe yewe yarakikiwe rega twaravuganaga umunsi ku wundi nabuze icyo nkora buri icyo mvuga ndatuza nyine byari byandenze uravuga ngo uvuga batarabona ari igihe ibintu bikurenga hahandi no kubona ngo urajya gutukana ngo urajya kurwana byose nyine bikakurenga wowe gusa ukicara ukamera nk'imbwa kureba televiziyo ndangije ndaceceka umugore arasohoka aragenda akigenda nahise mubwira ati kanizere ko ibintu uri kunyereka aha ngaha atari ibyanyabyo uri kwikinira wenda uraza kubihindura yego arambwira ngo ibikize uko uyibona niko biri ndavuga ati cyakoze koko yavuze ukuri umugabo n'umwana wundi ngo ivuga ayo magambo yose ndamubwira ibi bintu ni ibyanyabyo urabisubiramo ati ni ibyanyabyo ndahaguruka ndeba inzu ndayitegereza ndeba parafo mwereka amafoto yayo ati iyi foto urabyibuka unyereka kino parafo maze kuyishyirishamo
wasanze inzu yakwerekaga ariyo cyane na plafo yakwerekaga n'amakaro amafaranga nararaga magazi nkirirwa magarikiye yego neza inzu niyo amakaro niyo intebe nizo kuko buri kimwe nyine kagati dore izi ntebe urazibona gute nkashima n'intebe byose cyane ni wowe wabiguze iyo nyine ngewe ubundi ibi bintu ndi kubivuga mva n'amayira yanshizemo kuko ibyo bintu mbitekereje ubwonko bwanjye burabira agiye mba numva atari ibintu byambayeho intebe nasanze arizo twaziguze 250 amafaranga hafi umushahara w'ukwezi kwanjye kose ko nembwaga 350 ndatuza ndangije narahagurutse yego maze guhaguruka ndagenda ninjira no mu cyumba cyabo kuko nzi neza ko twaguze n'igitanda n'amatora ndareba mbona nibyo naragarutse ndicara mu ntebe ariko icyo gihe wari warakaye kamera nari narakaye pe benze n'ibikenewe ariko mu kandi kanya nkumva sibyo handi uvuga ngo ikintu mfite akanya cyo gukora ni nko gutwika iyi nzu nkayibona iri gushirira ku buryo nta kintu na kimwe kigumamo mu bintu ndi kwibonamo ariko natekereza yuko gutwika inzu mu mategeko y'u Rwanda ari ibintu bihanirwa navuga ndayitwika ndagenda nzamara imyaka hafi nk'icumi gutyo cyane narenga mfunze ntacyo ndaba nungutse amafaranga yanjye ntari bugaruke n'uwo muhungu ntari bugaruke n'ubundi biraba byarangiye umugore yaratwite umugore aratwite gusa ibyo gutwita sinaye mbyita namugagiye ko nari mfite umujinya ku rwego numvaga gutwita ko abona ntacyo bimbwiye naricaye ndarira buriya ikintu kikurenga amayira ukayabura ahubwo ukaba warira usakuza ariko amayira nazi ndagatoya mani ibintu biri kumbonaga njye biri kubaho naramurebye arambwira ngo rira vuba numara kwira vuba usohoka ugenda umugore wanjye udasanga uri kuririra hano akimbwira iryo jambo amayira yanjye yose yahise akama umugore wanjye abakweruriye ko wa undi ari umugore gatagaruka agasanga uri kurira hano amayira yahise akama kandi wari uje ngo mukore ubukwe ibyo byose mwari mwaripanze kugeza ku munota wa nyuma njye nari nzanywaho no kumenya impamvu ataje kumfata ku kibuga cy'indege n'impamvu telefone ye itariho nyine ni kuko numvaga ko uko byagenda kose agomba kuba umugabo wanjye tugomba kubana we mwarafikisinze umunsi w'umurenge byo urumva nari nje mu Rwanda ngo tuhite tupanga kuntu tujya ku murenge kwiyandikisha n'ababyeyi urumva ni njye nababwiye iwacu nyine ko ninza nyine tuzakora umurenge ariko nyine ko amafaranga y'ubukwe ataraboneka ko twakora umurenge tukabana tukazakora ubukwe babiha n'umugisha barabyemera baravuga ati niba ubonye umuntu akayemera gukura mu rugo kandi mu mategeko akaba yaba umugabo wawe wagenda mukabana ntabwo abantu bose babana nyine ari uko bakoze ubukwe igihe mu bukora munabana ariko umurenge ni n'ubukwe ariko n'ubundi umurenge of course aba ari umugabo wawe cyangwa umugore wawe mu mategeko numvaga ari ibintu bishoboka cyane ko naramukundaga kandi buriya guhagarika umuntu mu rukundo ntabwo bijya bishoboka ushobora no kwanga akagenda nawe umurenge nawe nawe ubonye byarenze ubwenge bwanjye ndihanagura ndamubwira ati cyakoze icyo nibuka namusubije navuze ijambo rimwe namubwiye ngo cyakoze umwami ukorera azaguhembe arandeba ntacyo yansubije ndahaguruka n'umutima mwiza abarambwiye ngo nose fanta twagutumirije nayinywa madamu yaje oya yari ataraza mujinya waranyishe uranyica mbura icyo nkora mbura icyo ndenzaho ndavuga ati iyi fanta aramuka insanze hano nshobora kwita nkubita nk'ivide umugore w'abandi nkaba nanamukuramo iyo nda bakanamfunga kanigendera hakiri kare umuhungu nyine ubwo yicaye aho ngaho imbere yanjye ndamureba mu by'ukuri nabuze ikintu mukorera sinari guterura intebe ngo nyimukubite kuko sinayishobora yewe n'ameza yararime nta kintu na kimwe nifite namukorera kumukubita telefone yanjye ntacyo byari kumara kuko yari ihenze byarenze ubwonko bwanjye ndihanagura
gusa navuze ijambo rimwe mu mutima wanjye, naravuze ati umwami ukorera azaguhembe. Umutima nyimita nkubwira ngo ugomba kumenya ko umugabo ari umwana wundi. Iryo ni ryo jambo narihamagaye njye ati Beni tuza, ugomba kumenya ko umugabo ari umwana wundi. Kuva icyo gihe kugezera n'ubu iryo jambo ntabwo rijya riva mu mutima wanjye, ryo rikuyobora, ryo ngenderaho. Ntabwo nakubeshya, abagabo bose ntabwo ari kimwe cyane. Ni kimwe, umva biragoye ko noneho ngeze ku rwego kugira ngo nyumvishe ko abagabo atari kimwe. Kereka Yesu, kereka umbwiye ngo Yesu yari umugabo utandukanye n'abandi. ubu nanjye urandekote cyane rwose, abo nakubeshya. Yesu impamvu nemera ko atandukanye n'abandi bagabo nuko nta nkuru ye tuzi y'urushako rwe cyangwa y'urukundo rwe. Nicyo kintu cyo yari atandukanaho n'abandi bagabo, abandi bose barasa. Ubwo narasohotse, Mungu nahagaze ndamureba, birandenga, managura amayira yanjye ako numva ntago yahanagura 100%, nsigirana amayira yo mu mutima, ndasohoka ndagenda. Ngeze hanze mura na wa mugore kuri portail ku marembo nyine, ngo kugiye se narinje, ntacyo namusubije, naramurebye ndakomeza. uri kubita uragenda? Ndagenda. Urumva naye yasigaranye ikibazo cyo kubaza umugabo we ngo bigenze gute cyangwa kucyo agiye kuri urumva nyine sinzi uko byabo byasigaye. Nje nk'icyo nakoze nahise ncaho ndagenda nihuse. Ako kanya nagiye mfite plan ati ngiye kwiyahura. Ndagenda, maze kugenda mu magaye mushite wanjye, ndamubwira ati ibimbayo birenze ubwonko bwanjye, birenze ubwenge bwanjye. Ati cyakoze ni mumbura uzabwira iwacu ko napfuye, ubabwira icyanyishe umugabo n'umwana wundi. Nibyo navuze, ntabwo namubwiye ngo byenze gutya na gutya. Ati suri, ati ndihe sibyo biragufasha iki, nawe wasanga umeze nk'abandi. Arambwira ati se ngiye kandi ndi umugabo akakanya mpinduye umugabo. Ndamubwira oya, nta muntu nshaka, nta muntu nyeneye, mundeke njyenyine. Ubwo naragiye ndavuga ati sindi bufate moto ko sinzi naho ngiye. Nagenze urugendo rw'amaguru rw'amasaha 3. Naragenze ndagenda byarankundiye ngenda narira, nagiye meze nk'umuntu wataye umutwe. Icyo nibuka nuko nagenze urugendo rutarimo kwambuka, nagenze umuhanda uruhande rumwe, ndinda ngera nyine icyo gihe nari mvuye ahantu bita Norvege. Narinze ndaza ndangera mu mujyi, ntazi ahantu ngiye, ntazi ngo ngiye he, ntazi ngo ndava he, numva nacanganyikiwe, numva niko yatoya ibintu biri kumbaho ntago bishoboka, ntago ari ngiye biri kubaho. Telefone nari kuyitaba, umuntu wese ahamagara igasona ikikoraho, ntari no kubasha kuyikopa. Naraje ngera mu mujyi, ndagenda nicara hariya muri car free zone. Yari ikiri nshyashya. Ndicara areba abantu ukuntu baza bagenda, bose nabarira nkabura ifoto ya wa muhungu, nakubeshye. Nareba abantu bose nkabura ni wa muhungu. Nararizara muri car free zone, nshurika mu mutwe mu maguru, ndarira ariko ndonyandarira. Umushiti wanjye umwe yaramamagaye, ndamwitaba aturihe byagenze bite. Icyo nzi namubwiye ati ndaha. Aransanga ambwira dutahe. Turataha anjyana iwabo. Tugeze iwabo arambwira ati ndagira ngo umbwire inkuru yawe yose uko byagenze. Mu by'ukuri ntabwo namubwiye neza ko nari mfite ikinega cyinshi, ntabwo nabashaga kukubwira ikintu ku murongo. Namubwiye inkuru ibice ndikurira. Arambwira ati aka kanya rero icyo nakubwira cyane ko ndamushimira, yangira inama z'umuntu nyine, yangira inama navuga ko ziri seriye. Yarambwiye ngo amara uri kurira ari kuva mu mubiri wawe, ayo mara uri kurira ntawe uhari ngo yarebe kuri kuyaririra. Ndetse nunarira ntago ari bushoke kuri iriya nzira kukuriza, yewe nta nubwo ari no kukureba. Inama nakugira ihanagure, numara kwihanagura urira amayira yo mu mutima, kuko ayo ntabwo yapfa guhanagurika byoroshye. Ayo ngo wemereye kuyarira, ariko kuyirira amayira ku maso ugaragariza umwana w'umuntu ko wamuririye, none atari no kubibona, ni ikibazo gikomeye.
okay ntabwo byanyoroheye numvise ibintu kumbwira bidashoboka ahubwo nkumva nyine ni nk'umushinyaguzi naratuje ndamubwira reka ndyame ndaryama numva nsigaranye igikomere kimwe cy'ukuntu ndi bubwire iwacu ngo ibyanzanye guhinda kose byapfuye kubwira inshuti akazi kari karangiye yego ariko nkibaza ukuntu nzongera gusubirayo nkumva ntabwo nakongera kubona imbaraga nyine ako kazi kajyaga kanyibutsa wa muntu kugeza na n'ubu akazi nakoraga narakaretse pe niyo wambwira ngo uramemba miliyoni subire mu kintu cyitwa ibintu by'ububarista ntabwo nshobora kubera ko igihe cyose nahagarara ndi gukora iriya kawa najya mpora nekereza ubuzima bwanjye n'iriya kawa nafashe umwanzuro ntabwo nzongera narasezeye yewe nkubwije ukuri na certificate nari mfite muri kara kazi narayitwitse narayitwitse pe simba nshaka n'umuntu umenya yuko mbizi gusa nyine bitewe nuko ari njye byivugiye nta n'umuntu uzi ko ibintu mbizi kireka abantu banzi mbikora yego ariko ako kazi karagatsindwa n'Imana sinzigera nongera gukora mu buzima bwanjye nabayeho gutyo mbana n'igikomere byamfashe igihe kugira ngo icyo gikomere nyine nyikuremo byamfashe igihe kugira ngo iwacu bakire yuko nyine ibyambayeho byabaye rumva narasebye muri famiye ndaseba n'abateguje ibintu ndaseba ariko barankundiye bambera hafi banyumvisha ko ari ibintu bishoboka ariko mu nshuti uba wasebye none ngo mu nshuti urumva nyine ni ibintu bahora bagaruka none ufite nk'inshuti z'indyarya nyine inshuti iyo zifite ntabwo zose ari uko ziba zigukunze nazo ziri mu bantu banyongereye igikomere nyine nabo ndaba blaming namwe Imana izabahana kubera ko bari mu bantu banyongereye igikomere abambaye hafi ni nka babiri gusa hari abashimishijwe nuko ibyo bintu bimbayeho kubera yuko bumvaga ko mbasize ngeze mu kindi cyiciro bakabikwereka se cyane none se nimba umuntu azi ikibazo ufite akaba atagusura nuko ngiye namaze igihe kinini hafi nk'amezi nk'atanu atandatu ndi mu nzu na hano na hamwe nshobora kujya nasohoka nicara mu nzu abangeragaho ni nka batatu gusa ubukwe bwapfuye ntawangeragaho kumamagara sinakoreshaga ibintu ngo bya social media ngo ndapostinga ubona amakuru yanjye se nimba mbuze kuki utaza no mu rugo umenye ngo uyu muntu byagenze gute ko duheruka nyine ubukwe bwe bupfa se byaje nawe ubwe gupfa byagenze bite aho ugasanga baciye inyuma barabwira abandi yewe byarapfuye byagenze gutya na gutya nabo nyine narabagaye cyane kandi uyu munsi ni njye ejo ni wowe so nyamuhungu rero nyuma yuko nafashe icyemezo cyo kumukura mu buzima bwanjye naje gusaba nimero ye n'urugendo rutari rworoshye kugira ngo amvemo burundu ni ibintu byamfashe undi mwaka byarangoye cyane mbere na mbere natangiye inzira yo kwibagirwa cyangwa gusiba cyangwa gukuraho kurimbura ikintu cyose cyamuzana we cyangwa mwibuka harimo nimero ye amafoto ye ikintu cyose nzi mpuyiraho nawe n'umwenda nzi yakundaga narawutwitse ndavuga nta kintu n'iki na kimwe kizongera kumuzanaho ikemeza ariko nicyo nta kintu mbese nzi kugeza ubu ngubu nta kintu nzi duhuriyeho ku rwego n'umuntu bitiranywa njyemo telefone yanjye naramusibye kuba witiranwa nawe gusa nahitaga nkusiba nkakuburoka ku buryo nta hantu na hamwe tuzongera guhurira so ntabwo nongeye gukurikirana amakuru ye nirinze kongera kumenya sinzi niba yarabyaye nta kintu na kimwe ntabwo wigeze ushaka kongera kumenya ntabwo nigeze mbikenera niba nubatse neza ntabwo bindeba niba yaragize urugo rwiza nyuma y'uko agutengushye gutyo cyane ko izo karitsiye yanatuyemo niyo ngiye menyanye n'umuntu biri ngombwa ko ndi bujye kumura muri izo karitsiye mubwira ati ntabwo biri bukunde izo karitsiye sinya nzigeramo rero naje kumara icyo gihe nta kazi mfite mara igihe kirekire urumva icyo nakoraga nahise ngihagarika noneho ikintu cyaje kumba nuko amafaranga yose nari mfite ni narayatakaje muri ibyo bintu andi ngo naraguze ngo imyenda ngo y'abagore ngo ngiye ngo kuba umugore naravuguruye inzu z'abandi sinakubwira nyine nko nayivuze inzu nayivuguruye nyitaho neza amafaranga yose nakoreye hariya kandi niba ari ikintu kibabaje ni ugukorera muri biriya bihugu
namaraga umunsi wose mpagaze kuko nyuma y'aho ngaho njye nyigaruka inaha nabanje kwivuza amavi. Abantu benshi cyane barabizi njye namaze igihe ndwaye amavi kubera guhagarara. Nkajya mpagarara nyigaruka mu Rwanda nakicara nkumva ndi gutitira mu mavi. Nagiye kwivuza ndikurikirana mu bitaro bitandukanye nkaka ama transferi noneho umugongo sinakubwira. Umugongo we kugezana n'ubu buriya ntabwo njya mpfa kunama uko niboneye. Yego. Kunama kwanjye mbitekerezaho kubera guhagarara. Kumara igihe kintu uhagaze umugongo amavi bigira ikibazo cyane. Kugezana n'ubu ngubu ndakeka ntabwo nahagarara umwanya munini. Yego. Njya mbigerageza bikanga. Akenshi magarara akanya gato nyicara. Izo zose ni imvune nakuye nyine mu buzima bwo kujya gushaka amafaranga hariya kandi byari ngombwa ko mbikora kuko nyine ntabwo wakicara ubona ufite amahirwe yo kuba wakora. Ariko ikintu kibabaje nuko ibyo nashatse nta nibyo nabonye. Umugabo ntumubonye. Ari n'amafaranga ntayo mbonye. Mbese ntacyo nakuyemo naruhiye ubusa. Gusa niba ari ikintu yankorera ngo yarambabaje none nekeje niyo anyanga cyangwa agakora ibyo byose ariko amafaranga njye nkasigarana nari kuyashingamo business nkakora. Umuntu abakurebye mu mutwe cyane nari no kuriga kaminuza nkiga kuko ntago njye nize university. Nari kuyiga nkiyishyurira ko nafite amafaranga ahagije. Nari guteza imbere umuryango wanjye. Niyo nzu nayo kugira ngo akore iwacu nkamenya yuko nkozi iwacu. Ariko nyine ibyo byose nta na kimwe nagezeho. Sorry kabisa kubw'ibyo waciyemo ni ibintu bibabaje. Ujya harya ntabwo ukurikirana amakuru ye na gato. Sinshaka no kuyamenya. Nta nubwo mwongeye guhura na rimwe. Ahubwo we cyo yakoze yakurikiranye amakuru yanjye. Nyuma yuko naje kujya mu bintu bya sinema. Ngiye mu by'ukuri nagiye muri sinema. Ngaruko nari nyikunze. Nagira ngo nje n'umuntu wangira inama. Arambwiye ati rero reka nkubwire. Kubura Mungu yaragushyize hasi. Iki nicyo gihe ngo wowe ukore cyane. Umwereke yuko nubwo yaguhemukiye ntabwo yaguciye amaboko. Kandi igihe cyose uzaba nyine uri muri industry ya sinema hari igihe azakubona. Zanga byakunda azakubona bishaka atabishaka. Hari umuntu uzaza mubwira ati dore wahoze ari sheri wawe. Hari umuntu uzamubwira ati wamubonye Beni. Nyine urumva azakubona. We ugomba gukora cyane akakubona akabona yuko yibeshye. Arambwira ati iyo ni impamvu imwe naguha yo kujya muri sinema. Iya kabiri uriya sinema urumva ngere ko namaze igihe kindi mu bwigunge ndi mu buzima bumwe bwo mu nzu. Namuganirije ndamubwira ati nyemera unshakire ahantu nzajya njya hari abantu benshi kandi abantu batifunga nyine baganira bagira story bagira brag nyinshi mure n'abantu nyine banduhure mu mutwe. Uwo muntu n'ubundi we yarasanzwe ari ibintu bya sinema. Arambwira ati burangewe ikintu kinduhura cyambere no kujya kuri set. Ngo kuri set ngo haba story abantu baraganira haba brag nyinshi. Arambwira ati njye nagiye kuri set ndaruhuka. Tumunsi umwe uzazumerekeze. Tamuherekeza ngezeyo baranserereza nkabona abantu babo bose bari guseka. Nkabona nyine bari ubuzima umuntu mukuru umwana bose baba babaye kimwe. Umunsi nabikunze niyo nama yangira Yesu ambwira ati wa joining ibintu bya sinema ukajya ubijyamo cyane ko akenshi birirwayo ugataha winaniriwe wahuye n'abantu wiryamira n'ubunye umwanya wo kwitekerezaho. Urumva yamaye impamvu ebyiri kugira ngo wamunga zambona aho ngeze ambona bishaka atabishaka nyifuze ama niyo mpamvu yo guhura n'abandi bantu. Ndangije numva nibyo ariko ndamubwira ati izo mpamvu maye ebyiri nge ndashaka impamvu ya gatatu ku giti cyanjye numva yankundisha ibyo bintu nkabijyamo. Ngewe ntabwo nshaka gushaka umugabo vuba. Kandi narasuzumye nsanga abantu baba mu industry abahanzi buriya ntabwo bajya bapfa gushaka cyane nk'abahanzi. Njye nari ndi kumbwira ati reka nibera umuhanzi njye mbona abanzi badashaka nanjye ntabwo nzashaka. Ubu utazashaka nawe se? Kugeza ubu ngubu ntabwo ibyo bintu mba ndi kubitekereza. Kugeza ubu ngubu niba ari ikintu nzi kizamvuna zo gushaka umugabo ukagira urugo. Yes. Nari nzifite ko nawe nazigezeho. Kugeza ubu byangora bikongera bikangora sinzi no kuntu byagenda kugira ngere kwizera umuhungu. Ariko none uzabanze wivuze. Sibyo? Burya turwara malaria ariko no kwiheba no kwanga ubuzima nabyo
nabaza abayicaye hano sibyo ibyo byose ni ibintu wakwivuza ukavuga uti ko nakundaga iki ngiki isigaye nyanga nagiraga inzozi izi n'izi nubwo zapfuye kubera iki ntazikomerezaho ubuzima bugakomeza yego sibyo Beni uyu munsi rero nanjye ngugenda inama yiyongera kuri izo ngizo eshatu baguhaye sibyo niba ufite inzozi zo gushaka nta kintu ntajya nemera jyewe ngo twese ntabwo twageneye gushaka hari ubwo rimwe na rimwe tubivuga rimwe bitewe n'ibikomere duhura nabyo sibyo ugahura n'umuntu wahuye n'igikomere mu rushako akavuga uti ntuzashaka nta cyiza cy'urugo ugahura n'umuntu wahuye n'igikomere mu rukundo akavuga uti nta cyiza cy'umugabo kandi umugabo urya niwe ukuraho umuryango niwe ukuraho umwana niwe ukuraho everything panda everything sibyo yego ariko impamvu wavutse nuko habayeho papa hakaba mama sibyo yego ntabwo nzi amateka yawe y'umuryango wawe ntabwo tuyinjiramo ariko iyo habayeho umuryango mwiza waharaniye wagizemo uruhare ubwiza ukuri none iyo ugize hakiri kare nk'uko wari ugiye kubikora hari ubwo bishobora kukubera undi mugisha sibyo ushobora kukubera undi mugisha reka uzi ko iyo niheba uyu munsi mba ntafite umuryango umeze gutya nugira imana nawe sengera urugo rwawe sengera umugabo wawe uvuga uti no ngomba kugira umugabo ntabwo ngiye kumusengera afite imyaka 40 kuri iyi myaka yanjye ifite mikeya ngiye gutangira kumusengera ubundi aze kubake tubyare tugire urugo rwiza kuko impamvu ndi kubikubwira ni uko nzi ko byari inzozi zawe njye naba nkubeshye nkubwiye ngo nakongera gusengera umugabo uriya wari waramusengeye nari naramusengeye njyewe buranemera n'umuntu uvuga ko twese tutaremewe gushaka njyewe ndi muri abo bantu rero batabiremewe igihe runaka cyo kugira ngo witekerezo neza njyewe byangora kongera kumva ko mu mutwe wanjye umugabo ko ari umwana wundi kongera gushyira umugabo mu mutwe kereka ari umwana wanjye kuva ari umwana w'undi muntu rero byangora pe namaze gufata ikintu cyitwa umuhungu wese ko n'ubundi turi abana b'abandi kuko n'ubundi ntabwo twabyawe na ba mama b'abagore bacu sibyo turi abana b'abandi rero ariko umwana w'undi tuzi ntabwo ahora ari mubi sibyo umwana wundi abeshya inkonda reka mubwize ukuri njyewe ikintu cyitwa umugabo mana sinzi pe ubu ngubu macishikajwe mba numva nyine nakikorera cyane ko nagiye mu industry ya sinema nkanayikunda nyine buriya niyo yanyijeje njyewe nakubeshye yaje nyine narakize kubera ko ibi bintu maze igihe mbibitse kuba naza hano nkabivuga njyewe nari wa muntu ushobora kuvuga ngo shararamo nakumbuze nyine ngo cyagira boyfriend niba twacataga nkata nk'ubroka niba twe twicaye nkata nkureba gutya nkahaguruka nkigendera nyine nkumva ibyo bintu nkumva ni ibintu bitashoboka nasha no kumva nkumva urahazi rero kugeza ubu ngubu ushaka kumbaza wenda ufite boyfriend nkagusubiza nkumva ntacyo bimbwiye ndamufite kandi ukubwira ko ngiye kongera kubona umuntu ungira mu buzima cyakereka naza afite ishusho ya Yesu wenda nkazamurira nkamubonamo Yesu kuko biragoye namaze kwishyamo ko bose Yesu ngiye mpamvu mwiza nawe kubwiye nta nkuri muvugwaho y'urukundo nawe yakunze nawe babanye rero buriya Yesu ngenda mwizera ko ntawe yababaje nta mukobwa turumva baburana muri biriya ngo Yesu yaramuhemukiye n'abandi nyine baza nicyo cyo gituma Yesu mwizera nuko nta hantu Yesu tumuzi ashinjwa ibintu by'abakobwa naho ubundi nta mukobwa yababaje ntaki ariko ubundi abahungu bo muri iyi si cyangwa igitsina gabo bose yaza ibyambayeho yaza nawe akongera akabikora akigendera noneho hari n'undi ushobora no kuza akantesha umutwe noneho twanabanye akaba yanamimukira twanabanye kugeza ubu ngubu ntabwo umutima wanjye urongera gufungura urugi kuryo yakinjiramo undi muntu yego bose ndabareba nkumva umutwe wanjye nyine nkumva ni ibintu bidashoboka gusa kuba igikomeye nyifite yego ndagifite ariko ntabwo bikimeze nka mbere ubu nariyakiriye mbere nubwo najya mbasha kuvuga iyi nkuru sinzi muteye kubona ndakomeye ndayivuga nyine nkahita numva ko ni ibintu bisanzwe basi sorry urakoze cyane yego abasore bagiye bahemukira bihangane n'abasore nabo bahemutse nabo muzasaba imbabazi pe Imana izabahana izabibabaza
we nta no kwagiye imuti Imana izabahane nizanababarire oya ni ukuri pe warakomeretse n'uracyakomeretse hitamo kureba ino filime Bahati kureba ino filime yitwa Amahano series Bahati tujye kuyivuga akaba yaciyeho n'akare kandi tubyita iki afite ishyari niko cyane wowe nkuru navugaga cyangwa cyane wowe wariyinduje filime Amahano series kuri African Continent 54 ni channel yitwa gutyo iyo filime ikinamo yitubwiye gatoya mbo icyo nababwira kuri iyi filime kanihero ngero yanjye ngiye kuri iyi filime mba nyina ndi umukobwa wikundanira n'umusaza no muri wasanga uzakundana n'ikivi gusa wenda kankubwiza ukuri abo bahungu baza bakaza kumbeshya kumbabaza byaro twakaba ari umusaza akambwira ati ngiye nkubwije ukuri nsanzwe mfite n'umugore ariko kugira ngo uzumbeshye uze kundira umutima ngiye niyo mpamvu muri iyi cyane ngiye mpamvu muri iyi filime navuze ko ibintu byo kuza kumereza abo bahungu baza kunjagaraza mu mutwe oya mu mena role nyine itanyibutse urukundo itaza kumbangamira bana no gukina role y'urukundo akenshi ngiye muri sinema ntabwo bakunda ko marole y'urukundo wagira ngo barabonekerwa nyine bakamenya ibyambayeho bakunda ko marole nyine bisanzwe ko nta muntu dukundana ibintu by'urukundo none baguhaye no muri iyi ngiyi rero uwo musaza ukuntu dukunda numva urukundo umusaza ukuntu nkunda n'uwo musaza ntabwo nyine ari ibintu nawe wakunda n'umusaza ngo muteretane ngo mubwirane ko mukundana oya wumva iyo ukunda n'umusaza muba mufite nk'ikintu kibahuza yego ni sugar daddy ni ikibahuza wamwatsa amafaranga ndagukumbuye n'ibyo nta bintu byinshi mujya guteretana ntabwo musohokana nyero mba ndi gukinamo ndi uwo muntu ariko nizere ko bitazarangira nawe wegere mu biviye ntabwo mbizi kugeza ubu nta mwanzuro ndabifataho umukobwa ko numva byamucanze kugeza ubu nta mwanzuro ndabifataho pe barakurangije ubutipe Imana imubabarire ntabwo yamubabarira nuko bavuga ngo nta cyaha kitababarirwa njye mba numva kiriya cyaha kitakababarira uzamubare kugira ngo nawe uture umutwaro ntabwo muri njye narawutuye ariko nyine aracyabura ingata nari mwikoreje ntabwo namubabarira pe gera akuze umuntu uza akagukina mu buzima akagushyira ukajya muri depression y'igihe kingana n'umwaka wicaye mu rugo nta kazi kugeza na n'ubu ibintu nakoraga nize nshaka nkaba ntakibikora kugeza na n'ubu ngubu nkaba ntajya mu buzima nk'ubw'abandi bana barimo ngo ndebe abahungu mbishimire nkundane nabo njoherwe n'urukundo kugeza ubu ngubu nkaba nirirwa nzenguruka wenda aho mbonye ikiraka muri filime bamamagaye nari mfite ikintu nkora kinjiriza amafaranga menshi nkaba muri ubwo buzima nta bizinesi ntaragiye kwiyigira mbese ntacyo nigejejeho kubera umuntu niyo natekereje no kujya kumurega ariko nasanze nta kimenyetso mfite nawe ubwe yarabimbwiye kurandega se ufite ikihe kimenyetso nta kimenyetso mfite wa mugani nta nyandiko dufitanye ayo mafaranga yakuyemo hano akoreshaga mobile money ntabwo wagiye kuri MTN ngo ujyane ngo telefone ngo njye nohereje umuntu amafaranga ibyo nta kimenyetso kibirimo ni umwana mubi pe ntabwo nzamubabarira pe biragoye kugira mubabarire kereka mbonye umuntu basi keka mfite umuntu umusimbura ku buryo bigeraho nkamwibagirwa burundu nkumva ko yarengana nkishyiramo karengana nkumva ko yaruhiye ubusa cyangwa nkumva ko ikintu yakoze cyari icyanya cyo kugira mure n'uwo muntu nishimira kumurenza nicyo gihe nshobora kumubabarira naho ubundi bitarageraho mbona umuntu utuma numva ko ibyo yakoze nakabaye mushimira ndacyamurakariye pe uwo muntu nazi kereka ari igihe umuntu agwimukira ikigerageza gushizemo wo kumva nyuma wamushimira ati warakoze kunshyira muri kiriya kigeragezo cyaraguhuje n'umugisha wawe cyangwa cyarakujyanye mu gisubizo cyawe ahubwo tangira utekereze gutyo igisubizo tukiboneye muri iki kiganiro tangira utekereze ko impamvu yakoretse ni uko nawe atari muzima ntabwo rero ndabyemera ntabwo urabyemera uracyari mu cyo twita dinayo guhakana sibyo so Imana igufashe ubisohokeme kuko icyo kintu kimenyekanye muri iki kiganiro umutwe uvumbuye ko ariko bizagenda so tangira ubikorere uvuga uti no ntabwo ari umugisha wanjye uri imbere kandi utekereze gutyo
icya mbere ni ugushyira mu mutima bakavuga ngo no, umugisha wanjye uri imbere, uriya yari inyatsi. ibyo nyine nkubwiye ikintu kizatuma mbyizera. Ni igihe nyine nabonye umuntu cyangwa nyine mbese nkamera nk'aho bya bindi byabaye, ahubwo nkumva namuhamagara nkamubwira ati warakoze wari kuba nyobye iyo naza iyo utaza kunshaganyikisha sinegura n'uriya. Ubu ntabwo ndumva ko narayobye, nyine ndikumva ko ibyo yankoreye nyine yambabaje yamemukiye, ntabwo ndumva ko ari ikintu kiza yankoreye. Mu buzima busanzwe mubana wabonaga ari umusore inyangamugayo innocent, no mukoretse no kwifoto no kuri niyo nabona uvuga ati umukungu ararengana, ntabwo ibi nari biba bikoze. Yari atuje ari umuntu ugira ukuri. Mbese njye igihe twamaranye ntabwo nigeze nkeka ko afite undi mukundi. Ngayibaza umuntu rero utanaketse. Ibaze noneho igihe cyose mwamaranye usanga n'umugore noneho aratwita indigara. Nta n'ikimenyetso n'iki na kimwe. Izo ngo warizaga amafaranga already abana n'uwo mugore. Cyane. Noneho bakoze n'umurenge bawukora mu gurumva bakoze amafaranga yanjye. Nicyo nyine ngiye cyanambabaje. Yaravuze nyine yaranambwiye ngo nekeje ibintu byo kujya kumurega. Aravuga ati warajya kundega nkande. Cyambere cyo sinashakanye nawe, nturi umugore wanjye mu mategeko ura n'umugore wanjye, twamaze gukora umurenge, wowe urarega nkande, ufite ikihe kimenyetso? Buriya kintu ndibaza, uwo mugore ntabwo yigeze amenya ibyo kugeza ubu ntabwo mbizi. Sinongeye gukurikirana amakuru yabo, sinshaka no kuyamenya. Niba baranabyaye sinzi, ntabwo bindeba. Niba banakibaho sinabizi. Ihangane nta kundi. Reka twakire umuvandimwe twa Yvonne. Amahano series ubu ngubu nije kuri African Continent 54. Nibyo bihugu byose uzabigeramo. Mumpera akamikoro rwose. Ivo, bimeze bite? Meze neza. Uko fresh? Niko fresh. Ntabwo tuvuga byinshi. Ndabona mwaje mwambaye umutuku. Noneho mushyiraho na brand ya filime na channel ya African Continent 54. Yes. Tubwire ko ino filime. Okay, ahangaha kuri African Continent 54 navuga ngo na ahantu biri kubera kandi bigiye kubera. Following mukore subscribe abantu batarayikora, mubikore I beg you. Sibyo? Cyetse wenda baturebye ni batwishimiye. Oya sha mubishimire. Yari igihe umuntu nyine abasa nk'umuntu ufite niba ari inyatsi, niba ari icyangiro, ni ukuri pe ukabona abantu barakureba iki ni cyambere bakakwihorera tu. Oya niba kwihoreresha Yvonne, ifilme si yawe. Yvonne kuri kurwana shaka gutera imbere filime cinema, kora subscribe ibindi uzajya ubibona, sibyo? Kandi gukora subscribe nta mafaranga bisaba. Abantu benshi nabakira bicaye no kuka wifi. So rero ibyo mwakoreye abandi ntago twebwe ari twe mwakanga kubikorera. So filime ni filime navuga ngo nziza cyane. Irimo ibintu, hari filime ari wabona irimo ambirasi. Oya. Filime rero irimo ambirasi ya nyayo, ubona umuntu aryamye gutyo umwuka uri gukora, amabombo ni nyine ni ibintu bya nyabyo atari bya bindi byo gufabrika. Kandi ni filime irimo abastari, abakinnyi b'abahanga. So rero najya mbabwire ni ukuri mudufashe. Amahitamo series. Amahano series ni filime nziza. Shamuyikore mugiyeho mukore subscription muyirebe. Yvonne azambwira ati iki kiganiro cyaminduriye ubuzima. No kuri guhindura ubuzima no gukora subscription. Yego. Sibyo? Please I beg you. So hari filime urabona irimo impanga zangana. Ubundi mu buzima busanzwe. Nizeye ko mutari impanga mwembi. Oya mfite indi mpanga yanjye dusa. Musunya gusa se? Yego. Cyangwa niwe ukina double? Oya ni impanga yanjye. Ufite impanga mu buzima busanzwe? Oya nyine muri filime. Ubwo no mu buzima busanzwe ntago mbizi, ariko hano muri filime harimo impanga. Nawe usunira amatsiko nawe. Ugiye muraza kubonamo njyewe babiri. Ni filime nziza irimo inyigisho
kandi ifite amashusho meza cyane pe, ifite na story iryoshye. Rero hari igihe ubona product washyize ku isoko ukabona nyine nta kibazo ifite pe. Nese amahano ni iki wenda duciyemo mu mayandi? Amahano ni nk'ibintu bidashoboka, bivuze ngo harimo ni nka kirazira. Amahano ndayazi, ni kuvuga amahano yabereyemo aho nayahe? Amahano yabereyemo hano ni ukubona impanga zizirana, zizirana cyane pe, kandi ukurikije na story yayo nuko ntahita mbivuga aka kanya, wasanga wenda tuzasanga kuko baba bapfa umuhungu, wasanga uwo muhungu ari musaza wabo simbizi, impanga imwe bitwite, wasanga itwite impanga ya musaza, itwite inda ya musaza we. So rero nkutwo ngutwo twayangiza nkutwo ngutwo turimo ngoko nshuti bakunzi muryango wa inkuru yanjye, wanyemereye ngashimira abantu. Ndarimo. Okay, reka nshimire La Croix de Sud kwa Nyirinkwaya. Ni ikigo navuga ngo ni ibitaro byiza byemeye gukorana natwe kuri projet yacu ya mbere. Ni umugisha udasanzwe kwa Nyirinkwaya, turabashimiye cyane. Nashimira nanone abantu baduhaye location, urebye muri la filime irasa neza pe, ikoreye ahantu heza mu nyubako nziza. Iyo filime iri kurangira hajyamo nimero za location. N'undi muntu wese wifuza gukora filime isa neza ashaka guhamagara iyo nimero bakamufasha. Nashimira n'umuntu navuga ngo ni kampani yadufashe gutegura ino filime yitwa Obi Studio. Ni studio nziza muri kino gihugu iri gukora amafilime meza, harimo nka Waimi, naho nkinamo curuza gataro. Ni filime zica kwa Obed uramuzi ariko ukora amafilime, ndumva birashoboka. So rero iyo Obi Studio ni studio ukora ayo mafilime, yemeye gukorana natwe kuri projet yacu ya mbere. Urumva ni umugisha udasanzwe, filime ifite amashusho meza, nibo bayidirectinze Obi Studio, baranaeditinga. So turabashimiye cyane. Bashimwe cyane. So turanasoje ubwo ngubwo mujye hasi muri comment murebe amahano series, ari link iri hariya uyirebe kabisa. Mwakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Beni ebana, genda wiyubake ubundi ibindi bizaza nyuma. Iby'umugabo n'iby'icyo wivanga no kwiyubaka bizaza nyuma, bizanizana mu buryo w'inaturere utarinze kujyana n'ibikomere. Nawe ndakwifuriza gutera imbere. Yvonne we muramuzi cyane hano kuri inkuru yanjye, na Beni nawe abaye umwe muri twe. Ubwo ngubwo twizere ko ebana bizagenda neza, tukabona iterambere kwa Yvonne, kwa Beni, mushining muri Kigali. Ejo ndi muzabe muri abastari badanje muri cinema, nukuri abantu ba hano ndabinginze pe mu supporting. Nyine biragoye muri kino gihe kuzamuka pe, biragoye cyane. Uhamagara umuntu bigende gutya na gutya, waririmbye izihe biragoye cyane. Ariko ndabizi neza ko nimba abantu 200 bashaka kutureba, nago habura nyine umuntu wagira uwo mutima wo kudufasha. So kandi urumva nta nubwo turi kubasaba ibirenze subscribe ako n'amahane n'ibindi ntago twabyanga. Ariko nanone mukoze subscribe kareba filime yacu biradufasha cyane guhatana. Navuga ngo si byose ntidusoje hari ikindi dutanga contact se cyangwa ntabwo ari ngombwa? Oya twazitanga. Okay, nta kibazo, n'undi twarakiyemeje. 0781 1 9 2 74 yego nibyo sava. Imana ibarinde bamugisha, mbifurije gutera imbere. Ariko rero bano bo ku nkuru yanjye, godeya wandikemo ijambo amahano urahita uyibona. Urakoze, Imana ibamugisha, naho utaha. Inkuru yanjye.